reka nongere mwifurize ikaze n'ibihe byiza kuri gudoma gukurikirana amakuru yacu hano kuri BTV News 24 TV. Nizere ko rero aho muri hose bakomeje kugenda mugubwa neza. Tugarutse rero amakuru yacu, amakuru akomeje kugenda agaragara ndetse kandi anatangazwa. Mu by'ukuri hari byinshi bikomeje kugenda bigaragara. Benshi rero bakomeje kugenda bibaza bati ese ninde muhanzi waba ukomeye hano mu Rwanda, ninde muhanzi w'igihangange? Kuri wowe hari ukuntu bitekereza? Duhurire muri comment utwandikire, tubwire mu by'ukuri wowe urabyumva ute, ninde muhanzi ubona ukomeye hano mu Rwanda. Rero Bruce Melodie, impamvu turimo turamwitsa nuko abantu benshi twagiye tubaza, benshi bagiye bahurira cyangwa se bahuza umuntu bakeka ko ari we muntu waba cyangwa se ari we muhanzi wakomeye hano mu Rwanda, base bavuga ngo ni Bruce Melodie. Natwe rero tuza tubishimangira tuvuga tuti Bruce Melodie ni umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda. Hari ibintu byinshi cyane umuntu yakakwiye kwibandaho, hari ibikorwa byinshi bikomeye cyane uyu muhanzi Bruce Melodie yagiye akora bitigeze bikorwa na buri umwe muri rusange. Uyu muhanzi niwe wesheje uduhigo tugiye dutandukanye mu gukora indirimbo zagiye zikundwa cyane, haba ku ma social media agiye atandukanye ndetse kandi no muri top 10 zigiye zitandukanye. Indirimbo za Bruce Melodie zagiye ziganza muri za top 10, haba ku ma radios, ku ma television ndetse n'ahandi yagiye hatandukanye. Bruce Melodie rero mu bikorwa yagiye akorana n'ibyamamare bikomeye cyane, haba hano mu ruhando rwa Afrika ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Ngira ngo murabizi ko Bruce Melodie ni umwe wahanzi berekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse aza gukorana n'indirimbo n'umuhanzi witwa Shaggy. Indirimbo rero nziza cyane nawe baje gukorana, ndetse kandi uyu muhanzi Bruce Melodie bihamywa neza ko mu by'ukuri ari we muhanzi ukomeye hano mu Rwanda bitewe na hit afite, bitewe n'urwego agezeho maginganga ya Bruce Melodie. Yavuye kure cyane nk'uko benshi bakomeje kugenda babitangaza. Yakoze urugendo rukomeye cyane, yaravuzwe kenshi mu itangazamakuru, yaciwe intege na benshi, ariko kandi yakomeje kugenda ashyiramo imbaraga ndetse kandi zihambaye ku byerekeranye n'umuziki we yakoraga. Yegukanye ibihembo byinshi mu muziki akora muri rusange hano mu Rwanda. Bruce Melodie rero ni umwe mu bahanzi bahagaze neza, bahagaze bwuma niko nabivuga. Uyu muhanzi rero niwe muhanzi ukomeye hano mu Rwanda. Dore ko rero bamwe bakomeje kugenda bapropose bavuga bati ni umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda nta wundi ni The Tiger cyangwa se The Benny, abandi bati ni Melodie, abandi bakomeza kugenda bavuga byinshi, ariko kandi abenshi bahurije kuri uyu muhanzi Bruce Melodie itaha iwacu. Ni umuhanzi rero wakoze indirimbo nyinshi mwagiye mumenyaho, afite abakunzi benshi murabizi, yagiye akora byinshi, yagiye afasha benshi mu muziki, Kensol harimo Juno Kizigenza ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uyu muhanzi yagiye asupportinga mu muziki ndetse nabo uruhande bahagazeho magingangaya n'uruhande rwiza cyane, haba Kensol ndetse na Juno Kizigenza. Rero ni ibintu byiza cyane kuba Bruce Melodie ari we ugihagarariye abahanzi muri mwaka 2025 nk'uko abandi bakomeje kugenda babitangaza. Nimba utemeranywa natwe, nyarukira muri comment twandikire ese wowe ubyumva gute. Reka ngushimire cyane, njyewe nitwa Wizpazo, nige tugenda tubana amakuru menshi cyane y'imyidagaduro. Ngushimire cyane, ariko kandi nari nagenda nkwibitse ko hari igitaramo gikomeye cyane kigiye kuba muri mwaka 2025 muri iyi mpera ku itariki 5. Hakaba hazaba igitaramo cyiza cyane kizahurirwamo n'ibyamamare bigiye bitandukanye, haba harimo Davido ndetse n'abandi bahanzi barimo Riderman, harimo Ways, abandi bahanzi bagiye batandukanye. Nikereza ko mwese murimo muritegura neza iki gitaramo cyateguwe na Intore Entertainment. Reka ngushimire cyane, komeza ugire ibihe byiza, ubane n'Imana.